Kamyo byambwira neza muraho. Mukomere Amahoro. bwari mwebwe abanyamakuru mukaba muje kugira ngo twongere tubonane bwa mwishura ya 10 nakangaye simbizi sinibuka ni cyese cyane tudaherukana. Uyu munsi ariko wambaye neza urahambije. I'm very smart ntabwo kwambara neza kwangera nshobora guhemba gusa no kugira ngo ntange ruswa nangwa se ntange cya 10 ntange iki nuvuga ngo rero niba nambaye neza n'ibyanye nawe ushobora kwambara ibyawe n'uburenganzira bwawe. Nuko watubereye ndabona wabukereye duhuriye aha ngaha gahunda nihe y'uyu munsi. Ubundi rero twari kuri gahunda ya home security system. Ureba ko abanyarwanda dusigaye twarateye imbere muri technology, twari tuje kugira ngo turebe uburyo iyi company idukorera security ikoresha iki ikoranabuhanga. Aho kugira ngo ugire imbwa cyangwa umuzamu ukirirwa uvuga ngo urashyiraho ibindi bishobora kukurinda, ariko dufite home security system ni system nziza ishobora gukora iki y'iterambere ku buryo nta murinzi tuba dukeneye. Ni ukuvuga ngo niba hari umujura, hari umunyoni, hari ikintu kigerageje kuza kugutera, directement uhita ubimenya uri mu nzu, waba uryamye, waba ubyutse, waba ugona, waba umeze ute, home security system irabikubwira ako kanya ukamenya uburyo ugomba kwidefanda. Icyo gihe rero ukora iki? Icyo gihe ugomba gukora iki? Ugomba guhita uhamagaza security zo hanze cyangwa se ukabwira abaturanyi ko utewe n'ikintu ariko wakibo icyuma cyamaze kubona, cyangwa se nawe wamaze kwengeza ukabuti wala ni imbwa yinjiye cyangwa se ni umuntu cyangwa se ni ikindi kintu kibaye nangwa se igiti kiraguye. Icyo gihe rero home security system ni system nziza ishobora kuba yakurinda ikarinda n'abagenzi bawe. Ushobora kubabwira uti ndatewe, nabo bakavuga ati aratewe. Ni ukuvuga ko tugomba gukora iki? Tugomba kujya kumutabara. Urakoze cyane. Numva abanyarwanda muze gutera imbere, mufite ibintu byiza bigezweho cyane, ariko rero twigarukire mu buzima busanzwe. Sinari guherutse ngira ari gukumbuye. Mu buzima busanzwe ntabwo wari unkumbuye, ariko maze iminsi naragiye hanze, maze iminsi naragiye muri Kenya, mamara iminsi itari myinshi cyane. Nyura Tanzania, Kenya, Kampala, ndaza ngaruka iwacu mu Rwanda. Ubwo rero nari nagiye kugira ngo njye gukora iki movie byerekeye n'ubumenyi bwacu, talent tugira yo gukora film. Turagenda tugerageza kujya gukinira hanze. Wari wagiye gukinira hanze? Iyo filime mwagiye gukina ntabwo irasohoka cyangwa yaracyari? Yarasohotse, ni yabo twara abakiniye baraduhemba, turagaruka ko bari badukeneye nk'abanyarwanda bafite iki, bafite experience. Twatura professionnel b'abanyarwanda bazi gukina filime, turagenda turabakinira turagaruka. Watubwira iyo filime yitwa gute kuryo umuntu yashobora kuyikenera akaba yayibona ku izina ryayo? Simbikeneye, banyirabyo nibo bakoze editing, banyirabyo nibo bazi kuyikontrola, kuko njye ntabwo narishije gukora iki, narishije gukora technology yayo nangwa se technique yayo kugira ngo inkore editing. Bakoze editing, bakora montage, ibyo birabareba. Iyo filime mvugiye gusa ko yasohotse bayifite ni banyirayo. Icyawe ko ari gushaka agafaranga gusa no gukomeza kuzamura izina. Icyangombwa ari tamporize ari tamporize ngatamburiza aho ngaho nyine kashi. Urakoze cyane. None mwageze mu Rwanda ryari? Wari wabajyanye n'abande mwavanye mu Rwanda? Just ntabwo twari turi benshi, ubundi twagengewe Inarengore na Rosine Asia. Turagenda tugerageza baduha invitation kugira ngo tujye gukina, ko bari maze kuturobanura aho gati casting turakastinga Kanyombya, turakastinga Rosine, turakastinga n'Inarengore, baze tubashyire muri movie bagerageze kudukinira, batwereke ubutaramu bw'abanyarwanda. Turagenda ko turagaragariza muri discipline, kandi nabo bari bafite discipline, baduha icyubahiro kinini cyane cyiza gishimishije. Tugerageza kubakinira, barishima. Twizere ko mwazamuye ibendera ry'u Rwanda neza ubu ngubu. Cyane, ahubwo kuvuga ibendera gusa. Nizere ko mwatanze ikaze ku bakiri inyuma yanyu. Twageze Nairobi badufata neza, tugerageza no kujya gusura ambasade yacu. Tujya gusura ambasaderi, baratwakira neza, turishima. Baratubwira ati hano noneho mugeze, nubwo mwageze hano muri Kenya Nairobi, hano ni iwanyu, hano ni mu rugo, ntacyo mwaba. Ndavuga se ntacyo twaba ko ntabwo twazajya amanyanga, ariko rero turabizi, tuzi ko twageze iwacu, turishima cyane. Badufata neza, baradusezera, baratubwira ati nimugire ikibazo muzatubwire tuze turebe uko bikemura. Ariko rero nta bibazo byari bitujyanye, ko nta bibazo twagomba kugira, kuko twasanze batwakiriye neza. Kenya batwakira neza pe. Abanyakenya basanga turi abataramu b'Abanyarwanda, bamenya Inarengore, bamenya Rosine, bati abatafu bageze Kenya. Niko bimeza. Ariko watubwira icyo kunywa bakwakirije muri Kenya ni
ubu kimeze gute? Yes, ingengo yaho ni nk'iyo mu Rwanda cyangwa cyane cyane nibanze kurya amatunda, cyane cyane nibanze kurya amatunda, ukanywa amazi hari izuba ryinshi n'akavura gakeya ko kubeshya, ariko hari ubushyuhe. Nagerageje kurya amatunda ko ndayakunda cyane. Icyo gihe rero hari n'amaji menshi, ibintu byinshi, amajusi, hari na energy drink. Usibye ko ariko narebye nsanga hari akayoga gahari ntabwo kanshimije cyane, ka fabrication made in Kenya. Ndareba nsanga wapi, afadhali nakomeza nkinywera ji, kuko hari amaji manini, amatoya, ntabwo yemeze neza, afite umubiri mwiza, n'amazi yaho ni meza. Urakoze cyane. ngira ngo waje usanga hari ibyishimo by'ikipe nabonye usigaye ukunda ufana ya Rayon. Iyo nsinzi oyakiriye ute? Tubwire ukuntu. Ngewe wagira ngo Rayon narayipfumuriye. Rayon nari nzi ko igomba gutsinda. Nyine naraje ndabona Rayon formation ufite uriya muzungu wacu akamuga ugenda atya. Uriya azi guforma, nawe akiraga umupira kera, niba baramukonyoye rero bakamuvuna simbizi, ariko ugiye kureba yari yabakaye formation nziza ku buryo batsinze ama equipe menshi, urayabona kugera igihe batwaye intsinzi bagatwara igikombe. Biriya nari mbizi, ariko rero nukuvuga ngo nari mbizi kuko navugaga rero formation uyu mutoza yakoze iyi ntabwo ari shyashya, bagomba gutsinda kandi barabigaragaje. Kuvuze ko wapfumuriye Rayon, abwo ntabwo cyakiri mu mpamvu zakujyanye muri Kenya wari ugiye gushaka ukuntu uzana akantu? Twajyaga impaka na societe nyarwanda n'abandi bose bakunda imipira, ngababwira ni bitatu bikaba bitatu, ngababwira ni bine. Urebeje ubundi twabonye bitanu, bibiri bipfabusa, kandi nari nabivuze ko ari bitanu. Ni bitanu kuri 0. Abantu barasika batareka nawe kanyobya, nawe ufite ibigambo. Nifite ibigambo nimutabibona mu ngaye. Noneho sigiye kubona murabibaye 1 2 3 4 5 barabyanga ngo bari barari. Ariko rero nta kibazo, ubugari bwarabonetse n'imboga ziraboneka, ngenge ntabwo ari gitangaza. Iki ikasta gusa ikiza nuko twahaze. Kubona twarabonye amanota ngana kuri hano kuvuga ko byari bihagije, cyari maze kurenga aperi twayirenze, ukareba amanota 10 ni menshi. Nuvuga ngo rero twagombaga ayo manota kuyagaragaza mu rwego rwo kuba twatsinze 3-0, 1 point, 1.3. Warakoze cyane. Reka tugaruke kuri kariyeri yawe yo gukina filime. Kanyombya tukuze muri filime nyinshi zitandukanye hano mu Rwanda, ureza imipaka utangiye kugera no hanze, ariko uragira ngo baze akabazo k'amatsiko. Muri filime zose wakinniyemo ubwoko bwazo bwose, ikintu cyagushimishije muri filime sene wumva wakinnye ukishima n'ubu ngubu wicarika kugarukamo ni iyihe? Nawe yagushimisha nk'ukuntu ushobora kuba wajyana isani muri toilette ukajyana n'uwo munwa wawe. Uwo munwa wawe nicyo gitangaza. Usize umuntu hanze byaba byiza kuruta kujyana isani, ntacyo bitwaye ko ushobora kugaruka yoza, ariko wajyanye umunwa se wazihumeka ikira. Urabyumva nawe ako kantu ni keza. Cyari igitekerezo, kuko kugira ngo uzatekereze ako kantu birakomeye. Ibyo rero bikorwa n'abantu bafite talent, bafite babataramu, bazi icyo bakora, kandi bafite mind, bazi gutekereza. Mu mwuga wo gukina filime hari umuntu waba ufiteho nka reference, waba wireferaho, waba ukunda uko akina, watereka nigana uyu muntu, cyangwa ukora ibyawe gusa? Umunyarwanda se uwo ari we wese? Hari abateri benshi nakundaga cyane ko ugiye kumbaza amafilme ukavuga ngo abantu ushaka kugira ngo ngore reference. Nkubona reference kuri Charlot, izina rye ngira ngo ntabwo kurishakisha biribuze gufata igihe, ariko n'ubu Charlot Chaplin ngira ngo uramuzi. Ubu nkora reference kuri we ko yaranshimishaga kuba ndi umwana, kugeza n'ubu mbona filime za kera bakazerekana ari noir blanc, ariko ngakomeza kuzireba bikanshimisha. Impamvu ukunda gukina usetsa ni iyihe? Gusetsa ntabwo gukina, ubundi ukina sararakara kereka ubu, ariko nukina narakara, ariko gusetsa ni ibintu bifata umuntu bikamuha formation nziza, bigatuma atekereza neza, kandi akazafata nashaje nabi, kuko burya umuntu wishima ntabwo asaza, ntazana iminkanyari. Urabyumva rero gusetsa ni byiza. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza uduhaye. Nagira ngo ugira icyo ubwira abanyarwanda, abakunzi muri rusange, bakunda ibihangano byawe, bakunda filime wagaragayemo, ugira ikintu wabwira uyu munsi. Humeka rwose, usibye kugaragaza ko ushaka kubaza nk'umunyamatiku nangwa ikindi kintu, ariko waza nk'umunyamakuru mwiza nagusubiza.
ikintu ushobora kugaragariza abanyarwanda ejo hazaza ni ukuvuga ko dufite formation yo guforoma abana bacu kuko ntabwo tuzakomeza kubaho gutya ariko urubyiruko nirwo rugomba gutera imbere kuko nirwo ejo hazaza nibo bazaba bafite iki bazaba bayobora ibintu byose bayobora igihugu bayobora filime bayobora education bayobora ministeri zose zishobora kuba ziriho bayobora na kiliziya bayobora amatorero y'ibintu byose niyo dutumbereje rero niyo ntumbereje ngewe no kugira ngo urubyiruko nawe rutere imbere kandi u Rwanda rutere imbere. Urakoze cyane, reka tugushimire. Of course Murakoze cyane. Nawe reka ngushimire. Jyana ko temba nako ngako bye.